ari isezerano ry'abashakanye, ushushanya isezerano rishya kandi rizahoraho iteka Kristo agirana na Kiliziya ye. Murakaza neza inkuru ya Nyagasani. Me too. Never have I felt. Nta kundi kwikunda uretse gukunda umugore wawe, ndetse n'umugore wawe nta handi yakavoma ibyishimo, nta handi yakavoma umunezero n'amahoro uretse muri wowe. Bavandimwe, mucyo twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite imitima isukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose, imbere yawe bavandimwe, kuko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo niyemeje gutunganya, kuko naracumuye rwose. Nicyo gituma ninginga Mariya Mutagatifu n'ikibitero n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe ngo munsabe ku Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Nyagasani
n'abasangwa b'abageni Prudence na Marie Juventus kuzahora bagaragaza mu migirire yabo imbuto z'isakaramentu ry'ugushyingirwa bagiye guhabwa barangwa n'ukwemera ku bwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu. Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ry'Umurimo Mutagatifu ryerekeye Efeso. Mujye mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristo. Abagore borohera abagabo babo nk'aho babigirira Nyagasani. Koko rero umugabo agenga umugore we nk'uko Kristo agenga Kiliziya akayayobora umutwe ugize umubiri wose. Nk'uko rero Kiliziya yumvira Kristo, bityo n'abagore bajye kumvira abagabo babo muri byose. Namwe bagabo nimukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze Kiliziya maze akayitangira, yarayitagatifuje ayisukuza amazi y'ijambo rimuherekeza kugira ngo ayihingutse imbere ye ibengerana nta bwandu n'iminkanyari cyangwa indi nenge, ahubwo ari Kiliziya ntagatifu kandi itagira amakemwa. Nguko uko abagabo bagomba kumva abagore babo, mbese nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore we aba yikunze ubwe. Koko rero ntawigeze yanga umubiri we, ahubwo arawugaburira akawitaho cyane, mbese nk'uko na Kristo agenzereza Kiliziya. Muyobewe se ko turi ingingo z'umubiri we, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we bakaba umubiri umwe. Iryo yobera rirakomeye, cyakora ikibwiriza zirikana Kristo na Kiliziya. Nuko rero namwe buri mugabo nakunda umugore we ko yikunda n'umugore uri mu mugabo we. Ijambo ry'Imana. nimureka bwanze muri mwe maze mubarwanye mubakwe kuri we. Haleluya. 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 Nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Ku munsi wa gatatu i Kana mu Galileya bacuruza ubukwe, nyina wa Yesu yari yabutashye, kandi Yesu n'abigishwa be babutumiwemo. Divayi imaze gushira, nyina wa Yesu aramubwira ati nta divayi bagifite. Yesu aramusubiza ati mubyeyi, ari njye ari nawe, ibyo tubigenzemo dute? Byongeye igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abaherezaga ati icyo ababwira cyose mugikore. Hari hateretse intango 6 zibaje mu mabuye zagenewe imihango y'Abayahudi yo kwiyuhagira. Intango yose yajyagamo inshuro 2 cyangwa 3 z'ikibindi. Yesu arababwira ati nimuzuze amazi izo ntango. Barazisendereza kugeza ku rugara. Yesu arongera arababwira ati ngaho noneho nimudahe mushyire umutegeka w'ubukwe.
baramushyira. Ategeka bukwe hamaze gusogongera ku mazi yahindutse divayi, atazi aho iyo divayi yari iturutse. Abahereza bari bavumye bo bari bahazi, nuko ahamagara umukwe aramubwira ati ubusanzwe umuntu arabanza agatereka inzoga nziza, bamara guhaga agaheruka itari nziza. Wowe ariko wakomeje gutereka inzoga nziza kugeza ubu. Iyo divayi ni ntagatifu. Birakwiye ko dushimira Imana yabaherekeje ikabageza kuri uyu munsi. Ariko uretse no gushimira Imana, birakwiye ko tubashyigikira tukabashyigikiza icyiza cyose dufite, kugira ngo umushinga batangiye, kugira ngo urugendo batangiye ari babiri n'Imana ibaherekeje, bazabashe kuwusoza kugeza ku ndunduro amahoro. Amasomo atagatifu rero twazirikanye uyu munsi, twumvishemo ijambo divayi. Ubusanzwe divayi mu muco w'ibihugu biyenga, dore ko iwacu nta divayi twenga. Divayi ni ikimenyetso cy'ibyishimo, kuko divayi itera ibyishimo ku mutima. Yesu rero yari yatashye ubukwe mu i Galileya i Kana, nk'uko n'ubu ngubu aba bageni bafashe icyemezo cyo kubutumiramo Yesu. Impamvu bari hano nta yindi, ni ukugira ngo ubukwe bwawe Yesu abubemo. Ndahamya ndashidikanya ko na Bikira Mariya ubwe batamwibagiwe, kugira ngo ababe hafi, ashobore kubatakambira nk'uko yabigenje i Kana muri Galileya. Ubwo divayi rero imara gushira, Bikira Mariya aza kubirabukamiri, niko kwegera Yesu umwana we kugira ngo abatabare. Yesu yatabaye henshi, yagiriye benshi neza. Bikira Mariya yizeraga adashidikanya ko n'iki kibazo cya divayi kiri buze gukemuka, ko Yesu ari buze kugikemura. Niko kumubwira ati nta divayi bagifite. Nta muntu wari wigeze abwira Bikira Mariya ko nta divayi ihari, ahubwo nk'umutumirwa mu bukwe. Ntiyaba gutumirwa gusa, ahubwo hagize n'ibyo afasha muri ubwo bukwe, kugira ngo aze kumenya kare ko ibyishimo bitakirangwa muri ubwo bukwe. Kuko niba divayi yari imaze gushira mu bukwe, ni ikimenyetso cy'uko ubwo bukwe nta byishimo bwari bugifite. Basanga ye n'abashyitsi barazaga, kuko n'ubu bakinjira mu kiliziya, kuko kugira ngo ubukwe bube bugitangira, mwumve n'icyo kuzimanira abashyitsi kirarangiye. Ibyo ngibyo ntawifuza kubyumva, ndetse na kure hatari mu gace k'iwabo, kandi ntibikabeho. Bikira Mariya rero abirabutswe aza kubwira Yesu ati nta divayi bagifite. Bageni beza rero, iri jambo rya nta divayi bagifite ni Bikira Mariya wari kubwiye Yesu. Bikira Mariya nimuramuka mumutuje mu rugo rwanyu, ntabwo azabasagarira, ahubwo azamenya ibishobora kubuza ibyishimo iwanyu mu rugo, hanyuma akomange ahakwiye gukomanga. Dore ko burya iby'urugo ntabwo ari byiza kubibwira umubonetse wese. Ibyo mu rugo ntibigenewe abahisi n'abagenzi. Abambere ibyo mu rugo bigenewe ni mwebwe babiri bazira uwa gatatu, hanyuma abandi bakaza nyuma, kandi buri wese ku rugero rwe, nta mipaka arenze. Icyo muzabura rero mu rugo rwanyu, muzatabaze Bikira Mariya, nawe isengesho ryanyu rigeze kuri Yesu. Ahangaha haravugwa divayi nk'ikimenyetso cy'ibyishimo ku mutima. Nabyo murabikeneye ibyo byishimo, kugira ngo bibaherekeze mu buzima bwanyu bwose, kandi mushobore kubisagurira kubaza babagana, kubagenda mu rugo rwanyu.
Yesu rero iki gitangaza yakoze cyo gutubura divayi yagikoze ikana, ariko kubera ko umushinga wo kubaka urugo uba mu mishinga mikuru Nyagasani yageneye umuntu, namwe mu rugo rwanyu nk'uko abikora hirya no hino ashobora kongera kugarura divayi igihe iwanyu yashize, amahoro yaba abaye make mukamuhanga amaso kandi mukamutabaza kugira ngo yongere abahe amahoro, kubera ko ari umwami w'amahoro. Ineza ntikabura iwanyu, urukundo mufitanye rugomba kubaherekeza kandi rukiyongera uko bwije n'uko bukeye. Murarusigasire kandi mururinde icyo ari cyo cyose cyashobora kurusiga icyasha. Iyi si ntabwo yoroshye muba ku bantu bose. Akenshi abantu bakeka ko abantu iyi si itoroheye cyane ari ingo, ariko ndababwiza ukuri ko urugo rwanyu nimurwubakira ku kiri cyiza, mukaba abantu bagisha n'inama mbere yo kuzigisha ahandi, mukishakamo icyo mukeneye mbere y'uko mugishakira mu bandi. Ndababwiza ukuri ko urugo rwanyu ruzatangarirwa kandi rukagendwa n'abeza gusa baje kubashimira ko babigiraho cyangwa kubashyigikira kugira ngo mukomeze mujye mbere. Bityo ayo magambo Yesu yabwiye umukwe namwe akazababwirwa ati, abandi batereka inzoga nziza rubanda rwamara guhaga, iryo jambo bakoresheje, ariko sinzi niba inzoga bazihaga, inzoga barazisinda, sibyo? Rubanda rwamara gusinda batagishobora gutandukanya ishaka n'ururu, hanyuma batereka inzoga mbi kubera ko baba batagishobora kuyitandukanya n'inziza. Atari ko wowe wateretse inzoga nziza kugeza ubu ngubu. Urugo rero Yesu arimo, inzoga yawe ihora ari nziza, ibyishimo byawe bihora bisendereye, kandi nubwo byagabanuka iyo bafite Yesu, ubukungu butambutse ubundi bukungu bwose ku isi. Iyo bafite Yesu, amahoro atambutse andi mahoro yose ku isi. Iyo bafite Yesu, ibyishimo bitambutse ibindi byishimo byose ku isi. Bumva ko ntacyo babura, kuko icyo babura bakimusaba akakibaha. Namwe rero inzoga y'iwanyu izahora ari nziza, nuzahagera haze ntimuzamuha imbi, kuko adashobora gutandukanya inziza n'imbi. Aha mvuze inzoga, ariko simvuze inzoga buyoga, mvuze icyiza cyose urugo rushobora kugira icyo rwamarira umuntu wese urugenzemo, umuntu wese urugendamo. Kandi icyo muzashaka, icyo muzubakiraho nicyo muzasarura, icyo muzarura nicyo muzasarura, nicyo muzubakiraho nicyo kizabyara ikindi kibashyigikira kandi kikabaherekeza mu buzima bwanyu. Muramenye rero mwubakire ku kiri cyiza, urukundo murugire inkingi mwegamira, amahoro muyagire fondasiyo mwubakiraho ibyo mukora byose, imishinga yanyu yose. Ariko kandi mu rugo rwanyu ntazaburemo ikintu kimwe cy'ingenzi, ikintu cyitwa kwizerana, kuko byose ariho bishamikiye. Nta cyiza gishobora kwera mu rugo rutarimo kwizerana. Kwizerana rero muzabigire kimwe mu bintu nyamukuru bibaranga hagati yanyu, kandi murakuze bihagije ku buryo ibyinshi bishobora kubagora, ushobora gufatanya mukabishakira igisubizo mbere y'uko mwabishyira hanze, dore ko hanze ni hanze nyine, cyageze hanze kiba cyagiye. Kandi ngo iryarenze umunwa akarenza umunwa, nimwe mu byivugiye, si njyewe ubibavugiye. Muramenye rero muzagiye guhamagara icyo mutarashobora kugarura. Icyiza ni uko mutakirenza umunwa wanyu,
Nyagasani Yezu azabaherekeze, azabahe byinshi byiza mukeneye mu buzima bwanyu, kugira ngo mushobore kwera imbuto nyinshi kandi nziza, ku buryo n'abashobora kuba bacumbagiraga umubano wabo bashobora kuronka ingabire yo kubaka bikomeye babikesheje mwebwe nubwo mugitangira abo bakaba bageze kure. Nyagasani Yezu nabane namwe. Abavandimwe, twese tumaze kumva ikimana tubwira ku byerekeye umubano w'abashakanye. None rero mwaje mu kiliziya kugira ngo urukundo rwanyu rwemerwe n'Imana imbere y'umusaserdoti no mu maso y'ikoraniro ry'abakristo. Urwo rukundo mufitanye Kristo arusendereza imigisha ye, ararwuzuza kandi arukomereshe isakaramentu mugiye guhabwa, kugira ngo mwebwe abo yatagatifuje kubw'abatisimu mushobore kubana iteka mudahemukirana, kandi murangize neza imirimo yose igenewe abashakanye. Niyo mpamvu imbere y'ikoraniro ry'abakristo nshaka kubabaza ngo mumbwire uko mutekereza mu mutima wanyu ibyerekeye isezerano mwifuje kugirana. Murashaka gusezerana gikristo, muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana. Turabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana ibahaye, kandi bakabarera gikristo. Turabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana impundu igihe batinze kubyara cyangwa bari mu byago. Muhana ibiganza maze imbere y'Imana na Kiliziya umwe abwira undi isezerano rye. Menye ko wowe wigeneye Marie Juliette umbere umugore, kandi dusezeranije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu, ari amahoro no mu makuba, waba mu buzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nkazakubaha iteka ryose kugera ubupfu. Nemeye ko wowe Marie Prudence uri umugabo, kandi agusezeranije ko azaguhemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera isezerano mugiranye mu ruhame rwa Kiliziya, kandi ibasenderezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Nyagasani, izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero uziko umugisha wawe. Kugira ngo abagiye kuzambara bahore bakora ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabana iteka bakundana, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Uwigeneye Marie Juliette akira impeta mwambitse n'ikimenyetso cy'urukundo, ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Marie Prudence akira impeta mwambitse ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kristo
dutoze gufashanya tujye imbere dushyigikiwe nawe, dutoze gukora ugushaka kwawe iminsi yose y'ubuzima bwacu, dutoze kukugisha inama no kukwisunga mu migambi yacu, dutoze kugutura ibyishimo byacu n'amakorwa yacu, uzaduha kukuyoboka. maze rero nyagasani wowe urukundo ruzima, tugushimira urukundo waduhaye kandi tugusabye kurudukomereza. Amen. Prudence agiye kutwikurura umugore we guhera ubu ngubu, hanyuma rero amuhobere kandi amutwenge. Like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart, I pour my love on you. If praise is like perfume, I lavish mine on you, till every drop is gone. I'll pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, I lavish mine on you, till every drop is gone. I'll pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, I lavish mine on you, till every drop is gone. I'll pour my love. Nyagasani turakwinginze, akira ibituro tuguherere duhimbaza isakaramentu ry'ugushyingirwa hagati ya Prudence na Marie Juventine. Ubwo ari wowe soko yaryo, urabe n'umurinzi utuma ridahungabana, ku bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Imitima yanyu ihugukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza, ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani nawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahoraho iteka, ku bwa Kristu umwami wacu. Kuko wagiranye isezerano rishya n'umuryango wawe, maze ukawucunguza urupfu n'izuka by'umwana wawe, kugira ngo muri we abantu bose bashobore kugira uruhare kuri kamere yawe, no kuzasangira nawe mu ijuru umurage w'ikuzo ry'iteka. Mu gushyingiranwa gutagatifu k'umugabo n'umugore, washatse kutwereka ingabire nyinshi zikomoka kuri Kristu, kugira ngo iri sakramentu twizihije ritwibutse umugambi w'urukundo rwawe rwahebuje. Nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika n'abatagatifu bawe bose, tukagusigiriza icyaha
turudahwema tuti usakaze roho wawe kuri aya matungo yatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze murye mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nuko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munywe mwese, iyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahora ku iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Mucunguzi wacu usingizwa, none rero Nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera tukaguhereza aya maturo. Kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe basangira umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi hose, maze uhe guhora ijya mbere mu rukundo, hamwe na Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Balthazar Ntivuguruzwa n'abatorewe umurimo wa Ritari bose. Nyagasani, wibuke kandi aba bageni Prudence na Marie Juventine bamaze guhabwa isakaramentu yo gushyingirwa. Ni wowe wabafashije kugera kuri uyu munsi w'ubukwe bwawe, ubahe no kuzagira abantu ko babyifuza, kandi neza yawe ibahe kuramba mu munezero no mu mahoro. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umurage, maze tuzashobore kugira umwanya mu gihugu bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa Yesu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiheherwa muri we,
nk'uko twabwirijwe n'umukiza akabidutegeka kandi akabitwigisha, dutinyutse kuvuga tuti dawe uri mu ijuru, Nyagasani Mana yacu ni wowe nyir'ububasha n'ibintu byose ubivanye mu busa, umaze kugena intangiriro y'ibintu byose no kurema umuntu umwishushanyije, washatse ko umugore habera umugabo umufasha badatana, ku buryo baba batakiri babiri ahubwo ari nk'umuntu umwe, bityo twigisha ko ubumwe wishakiye kuremya udakwiye kugira ikibutandukanya na rimwe. Nyagasani Mana yacu mu iyobera ry'agatangaza batagatifuje umubano w'abashakanye kugira ngo ugere muri sakramento ry'ubumwe bwa Kristo na Kiliziya ye. Nyagasani Mana yacu ni wowe wahuje umugabo n'umugore, kandi ubwo bubakiye ugishingwa uruha wa mugisha utigeze uvanwaho n'igihano cy'icyaha cy'inkomoko, kandi ntiwanavanwaho n'icyorezo cy'umwuzure. Reba n'impuhwe uyu mugeni Marie Juventine wagize isezerano ryo gushyingirwa, aragusaba gukomezwa n'umugisha wawe, uramuhe kurangwa n'amahoro n'urukundo, azahore akurikiza urugero rw'abagore b'intungane, aratwa n'ibitabo bitagatifu. Rebana impuhwe uyu mugabo we Prudence, uramuhe gukora yizera umugore we, amubonemo inshuti bareshya basangiye gupfa no gukira, amuhe icyubahiro kimukwiye kandi amukunda igihe cyose nk'uko Kristo akunda Kiliziya ye. None rero Nyagasani turakwinginze, uhe aba bayoboke bawe ukwemera kutajegajega no gukomera ku mategeko yawe, kandi ubwo basangiye ikiryamo kimwe bahe kurangwa n'imigenzereze myiza, ivanjiri bayigira inkingi y'urugo rwabo, maze mu maso ya bose babere Kristo abahamya nyakuri. Bahe kubyara no gukuza, baba ababyeyi barangwa n'imigenzereze myiza, bombi bazarambe babone abuzukuru n'abuzukuruza, baragatunga batunganirwe, maze nibamara guheraheza ubukambwe bwabo uko babyifuza, bazinjire mu ngoma y'ijuru babane n'abatagatifu bawe ku bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakaze n'amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yesu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo, wowe wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye, wite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe ihe amahoro kandi wibumbire mu bumwe, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Mu rukundo rwa Kristo nimwifurizanye amahoro. Dore ntama w'Imana, dore Yesu Kristo ukiza ibyaha by'abantu. Yesu Kristo
rwego rero Marie Juliatis ndetse na Prudence bafite ibyishimo ku mutima. Ndagira ngo bahaguruke banze badusuhuze baje kubashyigikira ku munsi wabo. Igitangaza gikomeye ni uko wari umusore wari umugabo wari umukobwa yamaze kuba umugore. Kristo zakuzwe intera amashyi y'Imana. Mwongere mubikire mu byumviro byanyu. Abavandimwe muze kwitegereza rwose, si ukwirarira, si ukwirata, nta wundi muntu babereye nk'abo usibye padiri wambaye urwererane gusa. Muze kwitegereza mu rurimi. Aba rero tugaragiye kuri uyu munsi ni ibyishimo cyane ku miryango yombi yahanze. I believe that you're my one and only. So come with me. You'll see when the sun shines. ushyigikire aya masezerano y'ishyingirwa wihangiye ku bugenda bwawe kugira ngo abo wabumbiye hamwe ngo babane gikristu bagasangira ukarisiya ntagatifu ubahe kugira umutima umwe mu rukundo rumwe ku bwa Kristu umwami wacu. Nyagasani Yesu abane namwe. Imana Data ihora witeka n'abakomeze mu rukundo rufitanye maze amahoro ya Kristu abasakaremo kandi aganza iteka mu rugo rwanyu. Muzagirire umugisha mu rubyaro rwanyu, muzagire inshuti zibagoboka kandi muzabane na bose mu mahoro. Murabe abahamya urukundo rw'Imana mu bantu kugira ngo imbabare n'ubushyi muzaba mwaragobotse umunsi umwe zizabakirane ishimwe mu ngoro ihoraho y'Imana. Namwe mwese abateraniye hano ushobora byose n'abahumurisha Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyana amahoro ya Kristu.
there goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now.